Nongere mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye kuri Nahon TV. Mukomeze murebe mu kuboko kuri yanditse ijambo subscribe mukandeho mukande no kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu bijye bitabageraho ako kanya. Hanyuma rero tuganire ku makuru akomeje kuyavugwa mu bitangazamakuru imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Tuyogaruka kuri Eugene Richard Gasana, uyu nguyu yahoze ari ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye muri Loni. Ni inkuru ikomeye cyane imuvugwaho muri aka kanya mbazaniye. Mbere gato kandi ko nza kugaruka kuri iyo nkuru, reka mbaze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho, mbabwire ko uwitwa Corneille Nangaa yatangaje ko iminsi Perezida Felix Tshisekedi asigaje ku butegetsi baze. Umuyobozi w'ibiro rya AFC M23 Corneille Nangaa Yoberuwo yatangaje ko iminsi Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asigaje ku butegetsi baze, ko umugambi afite wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo akomeze kuyobora utazamuhira. Tariki ya 6 Gicurasi 2026 Tshisekedi yabwiye abanyamakuru bakorera i Kinshasa ko abanyekongo bari gusuzuma itegeko nshinga kugira ngo barebe niba ryavugururwa, kandi ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nikomeza muri 2028 n'amatora azaba. Tshisekedi yagize ati nitudashobora guhagarika iyi ntambara kubw'ibyago ntituzashobora kandi gutegura amatora 2028, ariko ibyo ntibizaba kubera ko nzaba nanze kuyategura. Ubushobozi burahari twabikora, ariko ntitwayategura tudafite Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Umukuru w'igihugu baragira ati ni iki cyiza kiri muri iri tegeko nshinga? Ese twarireka uko riri cyangwa ni iki cyatubuza kandi kubisuzuma? Icyo nicyo kibazo, ariko ikintu kimwe tudakwiye gukora ni ukubihuza na manda ya gatatu. Sinshaka manda ya gatatu, ariko nababwira ko abaturage nibabishaka, ati nibashaka ko nyobora manda ya gatatu nzabyemera. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Goma ku itariki ya 8 Gicurasi, Corneille Nangaa yacyuriye Tshisekedi wasabye abanyekongo imbabazi kubera ko atashoje intambara ku Rwanda nk'uko yari yabasezeranyije mu mpera za 2023 ubwo yarangizaga ibikorwa byo kwiyamamaza. Tshisekedi yavuze ko yabeshywe ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeye, nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Ati nyamara cyarinjiriwe n'abanzi, bityo ko rero ariyo mpamvu hamaze igihe humvikana inkuru z'abasirikare batabwa muri yombi n'abakatirwa ati bashinjwa kugambanira igihugu. Corneille Nangaa yagize ati ejo ntimuzatungurwe kuko azagenda mu minsi iri imbere, azagenda, ariko ntimuzatungurwe no kumva avuga ati sinari nzi ko nari perezida. Azavuga ati sinari nzi ko ari njye wagombaga kandi kurinda umutekano wa Kongo, cyangwa se niba ari njye wagombaga kandi gukora iki cyangwa kiriya. Umuyobozi wa AFC M23 yagaragaje ko guhindura itegeko nshinga bitazahira Tshisekedi. Asaba abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye kwiyunga kuri iri huriro kugira ngo bamubuze kugera kuri uyu mugambi. Ashaka guhindura itegeko nshinga, iba ari umugabo nabikore rero, ariko uko tubyumva, ati kandi avuga mu izina rya AFC M23 igihe niki, ati ikiganiro n'abanyamakuru ati gitumye abanyekongo kandi bumva intego yacu. AFC M23 irasaba abanyapolitike bose, abaturage bose gushyigikira urugamba rwo kurinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nangaa yatangaje ko M23 kandi ikeneye gushyigikira abanyekongo baba i Kinshasa, abari mu buhungiro ndetse na bamwe mu bari mu ihuriro rya Union Sacrée rishyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi bavugana na AFC M23 mu buryo bw'ibanga, nk'uko amakuru akomeza abivuga. Bane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahamijwe ibyaha byo kwica perezida wa Haiti muri 2021. Abagabo bane bahamijwe ibyaha n'urukiko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uruhare rwabo mu icwa rya perezida wa Haiti Jovenel Moïse muri 2021. Abahamijwe ibyaha ni Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventimiglia ndetse na James Sorages. Nyuma y'urubanza rwamaze hafi amezi abiri, abahamijwe gucura umugambi wo gushimuta cyangwa se kwica perezida ndetse no gutera inkunga umugambi, bivuze ko kandi bashobora kandi gukatirwa igifungo cya burundu. Biteganyijwe ko mu mpeshyi y'uyu mwaka aribwo bazasomerwa urubanza ruzatangarizwaho igihano bakatiwe. Abashinjacyaha ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basobanuye ko uwo mugambi wateguwe ndetse uterwa inkunga mu majyepfo ya Florida. Ku ikubitiro intego yari iyo kuvana perezida ku butegetsi, ariko byaje guhindukamo umugambi wo kumwica.
Abanyamategeko kandi bunganira abaregwa bavuze ko aba bagabo bagizwe ibitambo kandi ko bashakaga kandi gusa gushyikiriza perezida impapuro z'urukiko zimuta muri yombi nubwo bitatangiwe ibimenyetso. Bavuze ko perezida yishwe n'abamurindaga mbere y'uko itsinda ry'aba bagabo rihagera. Iperereza kandi ryagaragayemo abantu benshi nubwo aba bane bahamijwe ibyaha, abandi bantu 8 bo bamaze kandi kwemera amasezerano yo koroherezwa ibihano nyuma yo kwemera ibyaha byabo ndetse n'uruhare bagize. Umuntu wa gatanu akaba ari umuganga bivugwa ko washakaga kandi kuba perezida mushya. Urubanza rwe ruzaba nyuma kubera ibibazo by'ubuzima. Kuva habaho ubwicanyi muri 2021 Haiti yahuye n'ibibazo bikomeye cyane bya politike n'ibishingiye ku mibereho mibi y'abaturage. Nta matora rusange arongera kuba muri iki gihugu kuva icyo gihe. Muri Nzeri 2024 hashyizweho akanama kahawe inshingano zo gufasha gutegura amatora, ariko kuva icyo gihe Minisitiri w'Intebe mushya yafashe ubutegetsi aho yizeza ko amatora azaba mbere y'umwaka urangira. Ku rundi ruhande amatsinda y'abagizi ba nabi bitwaje intwaro agenzura ibice binini cyane by'igihugu, bikaba kandi byarateye impfu z'abantu nibura 8,100 bishwe n'ayo matsinda muri 2025 gusa. Ibi byatumye abantu bagera kuri 1,5 miliyoni bava mu ngo zabo, mu gihe kandi igihugu kigitegereje guverinoma ihamye kugira ngo igarure amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. Hanyuma uko nababwiye rero tugiye kuri Eugene Charles Gasana. Uyu nguyu yahoze ari ambasaderi cyangwa se uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Amakuru avuga ko uyu Gasana Eugene wabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Loni yahamijwe icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Abacamanza mu rukiko rw'i Manhattan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 4 tariki ya 7 Gicurasi 2026 bemeje ko Eugene Charles Gasana wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda muri Loni yakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina umukobwa wamureze mu kirego cyatanzwe muri 2019. Urwandiko ruhamagaza Gasana rwanditswe ku itariki ya 14 Kamena 2019 yari yarezwe n'umukobwa wari ufite imyaka 21 ubwo icyaha cyakorwaga wimenyerezaga umwuga muri ambasade y'u Rwanda. Inteko iburanisha yemeje ko Eugene Charles Gasana wahoze ari umudipolomate w'u Rwanda muri Loni uri na perezida w'akanama ka Loni ku mutekano yafashe ku ngufu uwamureze ndetse agategekwa kumwishyura miliyoni 5 z'amadolari. Abunganiraga uwakorewe icyaha ni ikigo gitanga ubufasha n'ubujyanama mu by'amategeko cyitwa Liston Abramson LLP. Cyasobanuye ko urubanza rwari rumaze imyaka myinshi kandi ko uwakorewe icyaha yagaragaje imbaraga n'umuhate byo guharanira ubutabera nubwo hari ingaruka nyinshi cyane yagizweho n'ibikorwa bibi byamukorewe. Bavuze ko usibye ingaruka z'ihohoterwa yakorewe, uruhande rwa Gasana kandi rwagerageje no kwangiza isura ye ndetse no gutera ubwoba abatangabuhamya. Liston Abramson LLP yagize iti nta mwanzuro wakuraho ingaruka yahuye nazo, ariko uyu mwanzuro uratanga ubutumwa bukomeye cyane bugira buti n'abantu bakomeye bakurikiranwa. Gasana yashinjwaga gufata ku ngufu umunyarwandakazi wari ufite imyaka 21 ubwo ibyo byabaga. Uwo mukobwa kandi yakoraga nk'imenyereza umwuga muri Loni, ubwo Gasana kandi yarahagarariye u Rwanda ari na perezida w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Muri 2014 nibwo rero ihohotera ryabaye. Impapuro z'ikirego kandi cy'uyu mukobwa zabonwe na The New York Post zivuga ko Gasana bwa mbere kandi yamutumiye muri Millennium Hilton Hotel i New York no muri One UN Plaza kugira ngo basangire, ndetse akaza umusaba ko bazamukana mu cyumba cyasaga nk'igikorerwamo inama, gusa akaza gusanga kirimo igitanda. Muri icyo cyumba Gasana ngo yafashe ku ngufu uyu mukobwa wari ufite ibiro 61, gusa ngo ntiyigeze abimenyesha ubuyobozi kuko yari afite ubwoba bwinshi yumva ko Gasana ashobora kandi kumujyana nabi cyangwa se agafata ibyemezo bibangamira umuryango we uri mu Rwanda. Nyuma y'ibyumweru afashwe ku ngufu rero ngo Gasana yarongeye kandi aho igikorwa cyo kumufata ku ngufu ku nshuro ya kabiri cyabaye tariki ya 11 Nyakanga. Gasana yasimbujwe ku mwanya wa ambasaderi w'u Rwanda muri Loni muri Kanama 2016. Ibyo rero rwose abantu batandukanye bagize icyo bavuga ati wasanga barumvikanye ahubwo amuhindutse ati ni gute wafata umukobwa wize ukuze
ntahite akurega cyangwa ngo utabaze n'amafaranga amushakaho. Ati yabafashe kuva kera. Undi ati icyo azira ati nta gufata ku ngufu mbonamo. Ati inshuro ya kabiri arizana. Ati n'ubundi ati kandi burya ngo niyo ati Gasana arahemutse. Ati nubwo ntemera ko wenda yamufashe ku ngufu ariko yakoresheje umwanya yarimo umwana ubu nawe abona nabyanga birangira nta kazi abonye. Ati ramukande. Umva atari ko guki abantu bakomeye b'ibihangange bakunze gufata abagore ku ngufu. Ati bizarebweho. Ati barebe uko bibakiza. Ati umugabo uhaze akagira ubutunzi nta kindi kibazo afite mu bice by'amajyepfo. Ati hasigara akora neza cyane kandi akarushaho rero no gusonza. Ati niyo mpamvu rero ati barushaho kandi kuhagaburira cyane. Ati abantu benshi baba bafite iryo rari. Aba bategetsi rero ati biraborohera cyane kuryimara ati kuko baba bategeye abantu ku mugati. Hanyuma tuve kuri iyi nkuru tujye kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame babwira ko yasuye ikigo cyo muri Botswana gishinzwe ubucuruzi bwa diyama. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wari mu ruzinduko rw'akazi muri Botswana yasuye ikigo cyo muri iki gihugu gishinzwe gukurikirana ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya diyama kizwi nka Diamond Trading Company Botswana DTC. Botswana yashinzwe muri 2008 nyuma y'imyaka irenga 45 iki gihugu kandi kimenye ko gifite diyama. Leta ya Botswana ifite imigabane 50% muri DTC Botswana mu gihe indi 50% ifitwe na De Beers Group, ikigo cyo muri Afurika y'Epfo kizwi cyane mu bucuruzi bwa diyama ku isi. Uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame muri DTC Botswana rwabaye mu gitondo cyo kuri wa kane. Yatemberejwe kandi ibice bitandukanye by'ikigo yerekwa imirimo igikora. Mu ruzinduko kandi rwagaragayemo umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta muri Minisiteri y'Imari n'Imigambi Tesi Rusagara, umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Juliana Kangeri Muganza, n'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano Havugiyaremye Aimable. Mu nshingano DTC Botswana ifite harimo kandi gukurikirana ibirombe bicukurwamo diyama muri Botswana, kuyinjora hagendewe kandi ku ngano yayo, imiterere yayo uko ibonerana n'ibara rifite. Iyi mirimo kandi irangiye DTC Botswana ishaka abaguzi b'idiyama ariko ikagurishwa itaratunganywa neza. Kuva mu myaka y'1960 ubwo Botswana kandi yamenyaga ko ifite amabuye y'agaciro ya diyama, kugeza ubu agira uruhare rukomeye cyane mu bukungu bw'igihugu. Umusaruro mbumbe wa Botswana ubucukuzi n'ubucuruzi bwa diyama babwihariye hagati ya 30 na 40%. 40% by'amafaranga yose guverinoma ya Botswana kandi yinjiza ava muri diyama, ndetse aya mabuye y'agaciro kandi akiharira 80% by'ibyo iki gihugu kandi cyohereza mu mahanga byose. Kugeza ubu kandi Botswana nicyo gihugu ku isi gifite diyama nyinshi mu butaka. Perezida Paul Kagame yasuye DTC Botswana nka kimwe mu bigo bikomeye cyane muri iki gihugu ndetse bitanga umusaruro ukomeye cyane mu rwego rw'ubukungu. Tariki ya 6 Gicurasi 2026 nibwo Perezida Kagame yatangiye uruzinduko rw'iminsi 2 muri Botswana, rwasize kandi hashyizwe amasezerano atandukanye mu bufatanye mu nzego zitandukanye. Ibihugu byombi byakwiyeho viza ku banyarwanda bashaka kujya muri Botswana ndetse abaturage ba Botswana bashaka gusura u Rwanda. Byasinye kandi amasezerano agamije ubufatanye mu by'ubwikorezi bwo mu kirere agamije kwirinda gusoresha ibicuruzwa inshuro ebyiri. Hari kandi amasezerano ajyanye n'ubukungu, ubucuruzi n'ishoramari ndetse n'ay'imikoranire mu by'ubuzima. Mu ijambo yavuze ubwo yakirwaga ku meza na mugenzi we wa Botswana, Perezida Kagame yagaragaje ko u Rwanda na Botswana bifitanye isano ikomeye kuko bihuje icyerekezo mu byerekeye imiyoborere. Ati twemera ko amajyambere arambye agerwaho binyuze mu miyoborere ifite intego, yubahiriza inshingano kandi ishingiye ku mibereho myiza y'abaturage bacu. Iyi migirire dusangiye igaragaza icyerekezo kigari ati cy'umugabane wacu. Perezida Kagame ati yashimangiye ko Afurika itabuze abantu bafite impano n'ibitekerezo, ahubwo habuze guhuza n'intego n'ishyirwa mu bikorwa ryazo. Ati Afurika ntibuze abanyempano cyangwa se ibitekerezo, icyo yabuze mu bihe bitandukanye ni uguhuza intego n'ishyirwa mu bikorwa ryazo. Ibihugu nk'ibyacu ati bishobora kandi gufasha mu kuziba iki cyuho binyuze mu kurushaho kandi gukorera hamwe ndetse no gutanga umusaruro. Yavuze ko urubyiruko kandi rwo ku mugabane wose rukeneye amahirwe atuma rugera ku iterambere ry'ubuzima kandi ubuyobozi bubigiramo uruhare nk'uko byagiye bigarukwaho. Rero hakomeje kugenda bivugwa. Hanyuma duhindure ingingo
turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye igitero cy'ingabo za leta ya RDC muri Masisi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye igitero cya drone ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye muri centre ya Mushaki, teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Ibiro rya FC23 ryatangaje ko igitero cyagabwe ku basivili bari mu isoko rya Mushaki ahubwo gicamunsi cyo ku itariki ya 8 Gicurasi 2026 kigapfiramo abagera kuri 20, abari 57 barakomereka. Umuvugizi wa AFC23 Lawrence Kanyuka yagize ati imibare y'agateganyo igaragaza ko hapfuye abasivili nibura 20, abari 57 barakomereka barimo abagore, abana n'abandi banyantege nke. Iki gitero kigambiriwe ku basivili kandi kigize ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iki gitero cyakurikiye ibindi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye mu bice bitandukanye muri uku kwezi birimo Gakenke, Rugezi ndetse na Mikenke muri komine Minembwe, Karenga muri Masisi, Rumbishi muri Karehe, byose byari bigambiriye abasivili. AFC23 yasabye abahuza ati n'abashyigikiye ibiganiro by'amahoro birimo Qatar, Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kwita kuri iki kibazo, ishimangira ko ifite uburenganzira kandi bwo guhagarika ibi bitero. Ku itariki ya 9 Gicurasi ibiro by'umunyamabanga wa Amerika wungirije ushinzwe ubufatanye na Afurika byamaganye iki gitero cyagabwe kuri Mushaki n'ubwicanyi bwo gukorerwa kandi muri Kivu y'Amajyepfo. Byagize biti Amerika yamaganye igitero cyagabwe cya drone ati cyagabwe uyu munsi muri Mushaki, Kivu y'Amajyaruguru n'ubwicanyi buri gukorerwa kandi hafi ya Uvira ati muri Kivu y'Amajyepfo. Amerika yasabye impande zose koroherana zikubahiriza agahenge nk'uko zabisezeranye, zikarinda kandi abasivili zikajya kandi mu biganiro by'amahoro nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zibivuga. Hanyuma byinshi biba bikomeza kujya bivugwa, ariko dusoreza aha ngaha. Dusoza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, hanyuma kandi ababwira ko turacyari kubategurira andi makuru akomeye cyane turaza kubagezaho mu kanya gato. Mukomeze mubane natwe, mukomeze mugire ibihe